Aramutse nitwa NIYOKWIZERWA Simeon, akaringi Imana ashimye ko tuganira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 25, duhere ku murongo waho wa mbere. Umugani w'abakobwa 10, iyo ni titre yaho. Avuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku kuba habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke musanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kuyagura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Narasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Mukube maso kuko mutazi umunsi n'igihe Imana yacu idufashe. Reka dusenge mbere yo gukomeza kuganira kuri ijambo ry'Imana. Iteka turagushimiye kuduhaye igitondo cyiza, turagushimiye kuduhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Ndakwinginze reka Umwuka wera aze abane n'imitima yacu, ngiye kurivuga abane nanjye n'abagiryumva bose n'abane nabo, kugira Uwiteka rigira icyo rikora mu bugingo bwacu riduhembure. Tubisenze twiringiye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Hano tugiye kuganira ku ijambo ryo kuba maso. Niyo ntego y'ijambo. N'impamvu dukwiye kuba maso ari iyihe? Numva nibyo bintu tugiye kuganiraho. Hano Yesu yashatse kwerekana igihe ubwami bw'Imana buzaba bumeze, cyangwa igihe cyo kuza kwe bizaba bimeze. Hano uravuga ngo abantu bazaba bariho kandi wenda bafite titre runaka cyangwa bitirirwa ibintu. Navuga ngo ubwami bw'Imana buzagiranwa n'abakobwa 10 bajya gusanganira umukwe. Ni ukuvuga gusanganira ni ukuba ahantu. Turaza kubigirana n'itorero cyangwa n'amadini turimo. Twese mu bakristo muri iki gihe tuba turi mu rusengero, tuba dukoramo imirimo itandukanye, tuba turi mu makorari, turi abapasiteri, abandi ari abadiyakoni, abandi ari abanyamasengesho. Icyo gihe barimo abantu benshi, ariko muri aba bantu tuba turi mu matorero, akenshi ari abo tuba turi mu kivungi, tutazi ibyo turimo, gusa twumva ko twakijijwe, twumva ko turi kujya mu ijuru. Ariko hari ibintu Yesu yasobanuye hano abantu bagakwiye kuba bitaho kurusha ibindi byose. Icyambere ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Kuki mu bapfu bajyanye amatabaza? Hari igihe natwe uri umuririmbyi, buri wese akabaza kuririmba, ufite ijwi ryiza, cyangwa ukaba uri umudiyakoni abantu bazi kuzinduka, cyangwa ukaba ari n'umukristo abantu bazi ko uri umukristo mwiza rwose, ubahiriza imigenzo y'itorero, ubahiriza imigenzo y'idini, abantu bose bagushima. Icyo kintu nacyo kikaba giharanira bati rwose uriya muntu nta kintu twamushinje. Nabo aba bapfu nabo bari bafite amatabaza. Bose abantu bavuga ati dore abakristo, umurokore ukambara agatambaro, ukitwaza ibitabo n'indirimbo, ukagenda mu muhanda abantu bose bavuga ko uri umuhanuzi, abantu bose bazi kuhanura n'ibintu bigasohora. Ariko hari ikintu kimwe wibagiwe. Ariko ngo abanyabwenge bo bari bafite n'amavuta. Amavuta tuzi ko ari ikintu cy'umumaro. Uriya mavuta atuma icyuma kitabomborana.
nukuri hari igihe uba witwaje itabaza cyangwa ufite itabaza ariko ridafite amavuta, cyangwa utwara imodoka idafite amavuta, icyo gihe imodoka irabomborana. niba uzasanga abapfu, hari igihe witwa kuri umukristo cyangwa ndi umuririmbyi ariko nkaba mvuga amagambo mabi, uko ni ukubomborana, nkaba ntukana, uko ni ukubomborana. ni ukuvuga ko nta mavuta nitwaje, nta mavuta negeze nitwaza. nkaba ndi umugabo mu rugo ariko nkagira mu rugo abana barantinya kuko ngera ndongana, umugore agashaka ahantu yihisha. Ibyo ni ukutagira amavuta. Rero icyo gihe mu rusengero uba ufite ijwi ryiza, mu rusengero ubwiriza, mu rusengero uhanura, ariko nta mavuta witwaje. Bene data, aba banyabwenge bo bitwaje n'amavuta kuko bari bazi akamaro k'amavuta. Amavuta atuma umuntu yoroha agaca bugufi. Amavuta atuma umuntu atirata kubera ko ntago aba bomborana. Amavuta atuma umuntu abo akwiye kuba cyangwa akagenda nk'uko agakwiye kugenda. Rero aha kino kintu abanyabwenge barushije abandi bantu, cyangwa barushije abakobwa bandi b'abapfu. Amavuta atuma barushaho, amatabaza y'abarushaho kwaka, kuko hari igihe kigera nukuri tugakwikura, kuko Bibiliya avuga ngo ibitwikire byose hari igihe bizagera bigatwikururwa. naho hari igihe tuzitwa izina ry'uko turi abakristo, cy'uko turi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko umunsi w'impanda y'Imana nivuga tuzamenya ko abakristo ari umukristo. Bibiliya ivuga ngo ati bazaza bavuga ati data twarahanuraga mu izina ryawe, twarabwirizwaga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twagiraga ibintu byinshi mu izina ryawe. Ariko Yesu abwira ati nimugende, ntabwo nigeze mbamenya, mwankozi z'ibibi. Iki gihe ni uko waritabaza, cyangwa abantu bakunaga kufite itabaza, ariko iryo tabaza ryarashize mu mavuta kera. Mu gukizwa kwacu Yesu yatuhaye itabaza, aduha ijambo ry'Imana, ndetse naryo ryanadukuruye rituma ubuzima bwacu butangira guhinduka. Ariko tumaze kugeramo amavuta, ntitwakomeza kuyabika cyangwa ntitwakomeza kubikira amavuta, ahubwo amavuta agira ahantu ashyira mu matabaza, ahubwo dusigaye dufite ibikongoti ariko bitari kwaka. Nibwo turi kwitwara muri iyi minsi. Aho ngaho ntabwo amavuta yawe yaba yaragushiranye, ukaba usiga uvuga nabi kera utaravugaga nabi, ukaba usiga utongana kera utaratongana, ukaba usigaye uhagarara mu nteko y'abaneguranye kera utaraneguranaga, ukaba usigaye ugambanira abandi kera utaragambanaga, ugasigaye umutima wawe utizera, kwizera kwaragushiranye, kandi kera ufite kwizera gukomeye. Hari ibintu byinshi bituma amavuta ashira. Ariko abanyabwenge, haleluya, bo bari bitwaje amavuta mu mperezo zabo. Hari andi mavuta bari bitwaje, bari bakomeje gusenga, bari bakomeje kwihangana, bari bakomeje kwizera, bari bakomeje gutegereza. Ariko gutegereza birakunaniye, uravuga ati none ndabigenza gute ko mbona igihe kibaye cyinshi, amasezerano ari kugucumuza muri iyi minsi, bituma amavuta agenda agashira, itabaza rikazima. Hari ibintu byinshi biri kugira bene songo bari kugucumuza umurimo w'Imana, ugatuma utakijya muri korari. Ayo ni amavuta itabaza ari kugenda rizima, amavuta yashizemo. Ni ibintu byinshi biri kugenda bituma amavuta dushiraho. Ndetse no muri iki gihe turi kuguma mu rugo n'insengero zikinze, hari ibintu byinshi biri kugenda bidukamura. Mbere twajyaga mu byumba, tukajya mu byumba byinshi tugasenga, ariko ubu ntabwo ugisenga, kandi ahantu bazi barazi ukora kiri umukristo. Mu nzu yawe urimo cyangwa no muri geto, ubu hari ibintu byinshi urimo urakora abantu batazi, kandi abantu baracyazi ko ugifite itabaza. Ariko umukwaje bikangomba ko tumurikisha amatabaza yacu, basanga amavuta akirimo. Ubu nicyo kibazo gihari kandi kinakomeye, dukwiye kuganira tukanatekerezaho. Aho ngaho nturi kubomborana kubera ko amavuta yashizemo, ibyuma ntibiri gukomangana kubera ko amavuta yashizemo, ntiri kugenda bikubana kubera ko amavuta yashizemo.
irebeho neza udasanga hari amavuta yagushizemo, udasanga hari amavuta yatakaye muri iyi minsi. Wongere ugende ujye kubwira Imana, uri ruborogo bati Imana amavuta yarashize, nsanze nta mavuta nkibitsemo. Rero iki kintu cyababayeho natwe kizatubaho. Iyo umuntu arangaye akajya mu bindi bintu atagakwiye kuba arimo, cyangwa akajya mu yindi ntego atagakwiye kuba arimo, byanjye bikunde iherezo ry'icyo kintu kimubera kibi. Aba bapfu barakangutse bumvise ko umukwaje bagiye guturiza amatabaza yabo, basanga amatabaza yarazimye kera, yarakamye. Natwe niko bizatubera. Tuzajya kwikabakaba dusange nta mavuta. Niyo mpamvu tuzakugira tugasanga wapi byaragize. Umukwe naza turebe ati ku kibundi abantu bagiye. Kuza kwa Yesu kuzagutunguranye n'urupfu narwo ruraza, rukaza niyo Yesu atazi ubu ngubu, ariko n'urupfu rwaza. Ariko bihagakwiye kuba turi maso. Baragenda bajya gushaka amavuta, bajya mu bahanjuzi. Mu gihe bayabonye byaje basanga urugi rwamaze gukingwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho niho bazarira baborogera amenyo. Rero icyo dusabwa ni ukuba maso. Nyuma Yesu yaje kubabwira ngo nuko mube maso uko mutazi umunsi cyangwa igihe Yesu azazira. Hano Yesu azaza igihe twe tudatekereza ko azazira. Urupfu narwo rwaza mu gihe dutekereza ko wazira, icyo ko rwazira. Ariko igidukwiriye ni ukuba maso kandi tugakomeza kubika amavuta yacu mu mperezo. Amatabaza yacu akarushaho kugenda aboneza. Aho muri mu rugo ugakomeza gukiranuka. Ntabwo uzakiranuka kubera ko uri mu rusengero, ntabwo uzakiranuka kubera ko uri muri korari, ntabwo uzakiranuka kubera ko warara ahantu runaka mu buvumo, ahubwo uzakiranuka aho Imana hose gushaka ko ukiranukira. Imana ibaho umugisha. Reka dufatikanye gusenga. Ushobora kuba watsinzwe uvuga ati hari ahantu nagiye ntakaza amavuta, hari ibintu byagiye binkuraho amavuta, aho narindi mu byo nahoze mvuga, mu migambi yanjye, mu bitekerezo byanjye, hari ahantu henshi nagiye ntakariza amavuta, mu bibazo byangose, mu nzara yandiye, mu kazi narindimo, hari ibintu byinshi byatumye ntakaza amavuta. Dusenga n'Imana tuyibwira ati Imana twaratakaje, twabaye maso, ku buryo kiba waraje cyangwa urupfu rukaza twari kuba natwe twarabaye nk'abariya bapfu tugasanga urugi rwarakinzwe. Dufatikanye dusenge twinginga Imana yongere twuzurize amavuta, maze amatabaza yacu arushaho kwaka. Reka dusenge. Uwiteka turagushimiye, tugushimiye kutumenyesheje hakiri kare yuko uzaza. Niba utanaza n'urupfu rushobora kuza, icyo gituma turushaho kuba maso, amatabaza yacu agahora yaka. Kandi utwibukije ko hari igihe amavuta dushirana ntitubimenye, abo tugakomeza kwibwira ko tukiri mu murongo kandi twarawuvuyemo. None ndakwinginze Imana, buri muntu wese utsinzwe n'iri jambo, wongere umugarurire ibyiringiro, wongere umwuzuze amavuta, wongere umwitabaza rye kumurika ahantu hose, kandi umuyobora inzira nziza yo gukiranuka ku bw'izina ryawe. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga, kandi ndagushimiye kuri Imana ikomeje kudushyigikira. Ndagushimiye kutanze atari kwese wongeye gutanga ihumure, ndetse no gutanga atari kwese buri wese kongera kwibuka no kongera atari kwese kumenya intego dufite yo kujya iwawe mu ijuru n'uburyo dukwiye kwitwara muri iki gihe. Tubisenze twiringiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. It's
hasigaye igihe gito kandi uzaza ntazatinda none tugiye mu butunzi bwawe kandi ibyo bitewe n'agahenge nyamara ujye wibuka ko hasigaye igihe gito